ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Uwiteka Imana nziza, Imana ikomeye, Imana itangaje, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Ineza yawe nta wayirondora. Uri umwami w'abami, urahambaye, urashoboye, urakomeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tuguhaye ikaze ngo uganze kandi ukore imirimo yawe mwami, ikomeze gukoreka binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze mwami Yesu. Reka uyu mwanya uba umwanya w'umugisha kuri buri umwe wese uri butega amatwi ijambo ryawe mwami ugiye kunyuza muri gihe washyize ku mutima wanjye. Reka buri umwe wese ahari hose abone ukuboko kwawe binyuze muri iri jambo. Urakoze Yesu, dusenze dushima twizeye ni mu izina ryawe, amen amen. Ndabashuhuje cyane nshuti bene data muherereye mu mpande zose, mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe nanjye Pastor Tito Kanonko, ndi umushumba. Imana yampamagariye kwamamaza, gukora kwayo, kuyamamaza mu buryo bugiye butandukanye, kandi ibyo ndayibishimira. Shimye Imana rero iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo, ijambo rizima, ijambo ry'ibyiringiro. Hallelujah, hallelujah. Wowe ukurikira iri jambo, uteze amatwi iri jambo, aho uherereye hose, ndahamya neza ko uyu mwanya ugiye kukubera umwanya w'umugisha ku buzima bwawe, kubw'ijambo ry'Imana rigiye kumanuka. Ndashimira ubuyobozi bwa Evangeliz Monde kubwo guhitamo kwamamaza Kristo no kuvuga imbaraga z'ijambo ry'Imana, kubera ko Kristo niwe uhindura ubuzima bw'abantu. Kristo ni ubasha guhindura ubuzima bw'umuntu wese, amateka yaba afite yose, ibibazo bikomeye yaba arahuye nabyo byose. Kristo yageze mu buzima bwawe, ubuzima burahinduka. Rero iyi si ya none, iyi si ya none ifite ibibazo bitandukanye, ikeneye ijambo ry'Imana, ikeneye Kristo. Kristo niwe wagira icyo akora mu buzima bwa buri muntu wese, urwego yaba arimo rwose. Imana rero iguha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli ibice 37. Ndahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubashyiraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Ahantu Ezekiyeli yari ari mu bihe bitoroshye, yabonye iyerekwa ritoroshye, ariko ngo yari ari mu mwuka. Mana ishimwe cyane. Wowe unteze amatwi, Imana igufashe kuba mu mwuka kugira ngo ubashe kumva aya magambo cyane. Ezekiyeli yari ari mu mwuka. Ku murongo wa 7 haratubwira ngo, nuko manura uko ntegetswe,
ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, aya magufwa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli yose, dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze. Mana yacu idufashe kandi itugirire neza. Uyu ni Hezekiyeli, ngo ukuboko k'Uwiteka kwamugezeho kumusohora ari mu mwuka, ngo aramanuka ajya mu kibaya. Ngarebye mu kibaya abona amagufwa yumye. Haleluya! Abona amagufwa yumye, ngo kandi rimwe riri ukwaryo, irindi riri ukwaryo, irindi riri ukwaryo. Arangije abazwa ikibazo ngo, ese mwana w'umuntu, aya magufwa yakongera akabaho? Aya magufwa yakongera akabaho? Arebye uko ameze, arebye uko yumye, arebye uko atandukanye, rimwe riri ukwaryo, irindi riri ukwaryo. Aravuga ati, Mwami, ni wowe ubizi. Mana yacu ishimwe cyane, ni wowe ubizi. Nta gisubizo Hezekiyeli ku ruhande rwe yari afite. Kubera iki? Yabonaga bidashoboka. Ese amagufwa yakongera akagira ubuzima? Mu bwenge bwa kimuntu birashoboka. Ese ko atatanye byashoboka bite? Umubiri wavahe? Ese urutoki rwasanga ukuguru kugasanga? Byari bitatanye, bivuga ngo ku ruhande rwe nta gisubizo yari afite. Ibi biravuga iki? Hari igihe iyi situasiyo igerera umuntu, ukareba ibintu bimeze nk'amagufwa yumye, wareba ugasanga ku giti cyawe ntacyo wakora, wareba ugasanga ku ruhande rwawe ntibishoboka. Bikamera nk'igihe Mariya yasangwaga na marayika akamubwira ati, rwose ugiye gusama inda. Mariya akavuga ati, nasama ndetse ntararyamana n'umugabo. Urumva mu bwenge bwa kimuntu ntibishoboka. Hari aho yavuze ngo bishoboka bite? Bishoboka bite? Naha Hezekiyeli ni nkaho yavuze ngo bishoboka bite? Ese aya magufwa yabaho? Ariko we yashubije neza cyane nk'umuntu wari uri mu mwuka. Aravuga ngo, Mwami, ni wowe ubizi. Rero uyu mwanya wumvira ijambo, ahari hari ibyakuyobeye nawe, hari ibyagucanze, hari ibyo ubona ukabona ntacyo wabikoraho, ntacyo wabihinduraho, ukabona koko birakaze, birakakaye, nta byiringiro. Ariko nkuzaniye ijambo ry'ibyiringiro, nkuzaniye ijambo ry'ibyiringiro. Mana ishimwe cyane. Haleluya! Subizwamo ibyiringiro, dufite Imana ishobora ibidashoboka. Subizwamo ibyiringiro, dufite Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'ibidashoboka. Subizwamo ibyiringiro, ibyo ubona ko bidashoboka, hari Imana ibishoboye. Hezekiyeli aravuga ngo, Mwami, ni wowe ubizi. Arangije aramubwira ngo, ngaho hanura. Ngo Hezekiyeli ahanura uko yategetswe. Ngagiye kubona, ngabona buri gufwa risanze irindi ryaryo. Igufwa risanze irindi ryaryo. Agiye kubona, abona umubiri umezeho imitsi
ngagiye kubona ngarongera abwirwa ngo ngaho hanurira umuyaga, ngo umuyaga uturuka impande zose, umwuka uyinjiramo, ngo birangije yiremamo inteko. Bivuga ngo ubuzima buraboneka aho bitashobokaga. Haleluya, haleluya. Ariko hepfo ku murongo wa 11 hatubwiye ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu, aya magufwa n'ab'inzu ya Isiraheli yose, dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze. Ni ibihe Abisiraheli bari barimo, baratatanye, barabaye abanyagano. Ariko hari ibyiringiro nshuti yanjye. Ntabwo uyu munsi ndimo kuvuga muri ibyo bihe bya Hezekiel, ahubwo muri ibi bihe bya none, ibyo urimo gucamo, situation zitandukanye urimo, hari ibyo ubona ukabona bimeze nk'amagufwa yumye, rimwe riri ukwaryo irindi riri ukwaryo. Ariko hari ibyiringiro iby'Imana, hari uburyo ibigenza. Icyo Hezekiel yabwiwe ni uguhanura, ariko nawe uwakubwira ugahanura. Ntiwahagarara guhanurira amagufwa yumye ku giti cyawe. Mana ishimwe cyane. Ariko ubaye mu mwuka byashoboka. Ariko uyu mwanya mpagaze muri iri jambo, ndashaka guhanurira ibimeze nk'amagufwa yumye ku buzima bwawe. Hahandi wabonaga ukabona nta gisubizo, ariko ijambo ryambwiye ngo buri gufwa risanga irindi ryaryo. Iyi Imana yakoze ntago biyoba, ibyawe ntibiyoba. Ntago urutoki ruza ngo rujye ku kirenge, ntago ugutwi kuza ngo kujye ku kuboko, ngahubwo buri gufwa ryagiye mu mwanya waryo aho ryagombaga kuba. Bivuga ngo Imana yacu ifite ubushobozi. Nshuti yanjye humura, nubwo waba ubona bimeze nk'amagufwa yumye. Ubundi amagufwa yumye bivuga ngo nta buzima, nta mitsi, nta nyama, nta mwuka, ntaki. Ni ibintu biri aho bipfuye, utagira icyo ubikoraho, utagira icyo uhinduraho. Oya, ariko mu ijuru biracyashoboka. Nje kukubwira ngo mu ijuru biracyashoboka. Ahari waba ubireba nk'uko yabibonaga, ariko ategeka guhanura. Ariko yari ari mu mwuka, nkwibutse ko yari ari mu mwuka. Haleluya. Ategeka guhanura, ngahanura uko ategetswe. Igufwa risanga irindi ryaryo, urugingo rusanga urundi rwaryo, imitsi iraziyameraho, inyama zijyaho, ngo barangije birema inteko. Arangije aravuga ati yewe ibi n'ab'inzu ya Isiraheli baravuga ngo ibyiringiro byacu biraheze. Wowe ntiwaba ibyiringiro byawe byaraheze? Ese ntiwaba washizemo ibyiringiro? Ese ntiwaba ubayeho mu buzima bw'ubwoba? Ese ntiwaba utagifite ibyiringiro by'ejo hazaza, wibaza ngo bizamera gute ejo bitewe n'ibihe? Hari ibyagukamuye bikumaramo ibyiringiro, ubayeho mu buzima bw'ubwoba kubw'ibintu bitandukanye. Nje kukubwira ngo biracyashoboka mu izina rya Yesu. Biracyashoboka, hari ibyiringiro. Jambo ry'Imana hamwe ngo ega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kigatoha. Ahari hari uburyo nawe warabaye nk'igiti cyatemwe, wahuye n'ikibazo runaka, umera nk'aho nta bundi buzima utegereje. Ariko nje kukubwira ngo hari ibyiringiro. Ku Mana hari ibyiringiro. Ku Mana biracyashoboka. Ku Mana biracyashoboka. Ejo hawe harahari kandi ni heza. Agahinda nigashire, amarira nashire. Ahari waba uvuga ati uyu munsi ibintu bimeze nabi, isi yahindutse, ejo bizagenda gute? Ariko subizwamo ibyiringiro. Mana ishimwe cyane, subizwamo ibyiringiro. Hari ibyiringiro. Ku Mana hari ibyiringiro. Ku Mana biracyashoboka. Imana irakuzi, Imana izi ibyo urimo gucamo, kandi ejo hawe ni heza.
Mana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ejo hawe ni heza. Uyu mwanya ngiye guhagarara mpanurira ubuzima bwawe, mpanura ubuzima bwawe, nk'uko ari amagufwa yateranye, nk'uko ibintu byongeye bigahinduka, ibyagaragaraga ko bidashoboka, ibyagaragaraga ko nta byiringiro, ibyagaragaraga ko bikomeye, kubw'umwuka w'Imana byose bisubira ku murongo. Mana yacu ishimwe cyane. Ibyari byarananiranye ku buzima bwawe nibisubire ku murongo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yakuvuzeho ni igisohoze mu izina rya Yesu. Ntago nitaye ku mubabaro unyuzemo, ku buzima bunyuzemo, ku mateka mabi unyuzemo, kubiguteye agahinda, kubikumazemo ibyiringiro, ariko aka kanya nje guhanurira ubuzima bwawe nkubwira ngo hari ibyiringiro, subizwamo imbaraga, humura, komera, shikama, ejo hawe ni heza. Imana irakuzi, Imana ikwitayeho, urukundo rwayo ni rwinshi ku buzima bwawe. Humura, ejo ni heza. Humura, Imana ikwitayeho, irakuzi, ejo hawe ni heza. Hari ibyiringiro kandi imigisha yawe irahari, kandi iby'Imana ntago biyoba. Ibyo yakugeneye ntibizayoba ngo bijye ku wundi. Humura, komera, subizwamo intege. Haleluya, haleluya. Imana yakoze ibikomeye kuri aya magufwa yari yumye, kuri aya magufwa yari yatatanye, agereranywa n'inzu y'Abisiraheli yatatanye igaca mu bintu bitandukanye, ariko Imana igakora imirimo nyuze muri Ezekiyeli kugira ngo atambutse ubutumwa bwiza ku Bisiraheli, hanyuma bongere basubirane ibyiringiro, bongere basubirane agaciro kabo. Uyu munsi nje kukubwira ngo iyi Mana yavuganaga na Ezekiyeli, uyu munsi niyo Mana ndimo kuvuga uyu munsi. Iyi Mana niyo yatunganya ibyawe, iyi Mana niyo yasubiza ku murongo ibyawe. Ibyo ubona bisa nk'ibijagaraye byatatanye, Imana yabigusubiza ku murongo. Haleluya. Ntutegereze ko Ezekiyeli agaruka, ahubwo uyu munsi nige Ezekiyeli. Nshuti yanjye mwene data, izera Imana. Uyu mwanya uteze amatwi ijambo, izera Imana, iringira Imana, subizwamo intege, subizwamo imbaraga. Hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari amateka Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. Nubwo warebaga ukabona bimeze nk'aya magufwa yumye yaratatanye mu kibaya, uyu mwanya ndakubwira ngo subizwamo ibyiringiro, Imana iracyashoboye. Subizwamo imbaraga, Imana iracyashoboye. Gira amahoro, tuza, humura, Imana iragukunda, urukundo rwayo ni rwinshi ku buzima bwawe. Imana igiye kurukira gushyira ku murongo ibyo wabonaga byaratatanye, aho wari waraburiye icyerekezo. Imana igiye kuguha icyerekezo kandi igiye kugira ibyo itunganya. Ongera usubizwemo imbaraga. Hari ibyiringiro, hari ibyiringiro, humura, hari ibyiringiro. Ahari waciye mu bikomeye, ahari amateka yawe ni maremare, ahari nta cyerekezo wabonaka, ariko Imana igiye kuguha icyerekezo, kuko binyuze muri iri jambo hari icyo iremye aka kanya ku buzima bwawe. Igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo, amateka yawe uko yasa kose, uburemere bw'ibyo wanyuzemo uko byasa kose, sinitaye kuri ibyo. Icyo nitayeho n'imbaraga z'Imana zibasha guhindura ibintu, zikongera gusubiza ibintu mu buryo. Mana iguha umugisha, zera ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye gusengana, wizera Imana ibasha guhindura ibintu, irashyira mu buryo bya bindi bitari biri mu buryo, kandi irongera iguha icyerekezo. Kandi humura, ejo hawe ni heza, imbere hawe ni heza. Imana irahari, iragukunda. Haleluya. Hari igihe umuntu agera ahantu akiheba, akamera nk'upfuye, akamera nk'aho, ariko rimwe na rimwe akibaza atari Imana yarantaye, Imana ntinzi, Imana ntimenya. Ariko nje kuvuga ngo Imana iragukunda, Imana ntiyagutaye, Imana igiye kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Reka uyu mwanya dusengane, wizere Imana. Ibyo waba wacagamo byose, aho waba ugeze hariho hose. Muririmbyi yaravuze ngo na nyuma ya zero irakora, irakora, irashoboye.
Mana ishimwe cyane. Reka uyu mwanya dufatanye dusengere muri iri jambo. Hari ibyo tugiye guhanurira ku buzima bwawe, hari ibyo tugiye guhanurira wabonaga bidashoboka, hari ibyo tugiye guhanurira, hari ibyiringiro byari byarabuze, amahoro yari yarabuze kubw'impamvu zitandukanye z'amateka yawe n'ibyo uciyemo. Ariko hari ibyo tugiye guhanurira uyu mwanya, buri kintu kijye mu mwanya wacyo, buri kintu kijye mu mwanya wacyo. Haleluya. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Wowe ushoboye byose, wowe uri hejuru ya byose. Jambo ryawe ni rizima kandi rifite imbaraga. Ndasengeye umudamu unteza amatwi, ndasengeye umugabo unteza amatwi, ndasengeye umusore n'inkumi unteza amatwi, ahari ibyiringiro byari byarashize kubw'impamvu zitandukanye z'ibibazo bitandukanye aciyemo, kubw'amateka y'ubuzima bwe afite, kubw'ibibazo bitandukanye anyuzemo, kubw'uburwayi butandukanye, kubw'ibintu bitandukanye. Ibyiringiro byarashize, amahoro yarabuze, ibyishimo byashize muri we. Ubuzima n'agahinda, ubuzima n'amarira, ubuzima n'intimba. Ariko aka kanya ndahanura ku buzima bwe ngo usubize ku murongo buri kintu ku mwanya wacyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari ingutu, ibyari bikomeye, ibyari nk'imisozi imbere ye, aka kanya bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndashira inzira aho zitari ziri, ndarema inzira aho zitari ziri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasubiza ibintu ku murongo, ndatura umugisha wawe ku buzima bwe, ndatura ejo heza ku buzima bwe, ndatura ibyiringiro bishya ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ihumure rituruka iwawe nirisesekare ku buzima bwe, nasingira igisubizo binyuze muri iri jambo, muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari byaranze gushoboka ntibishoboke mu izina rya Yesu Kristo. Numucira inzira aho zitari, nubikore kuko uri Imana ikomeye kandi ihambaye. Urakoze kuko uri Imana nziza, ukuboko kwawe kwiza ni kuganze kandi kugaragare ku buzima bwe. Ibyari bimeze nk'amagufwa yumye, aho nta gisubizo cyagaragaraga, aho nta cyizere cyo kubaho cyagaragaraga cyabonekaga, aka kanya Mwami Yesu muri iri jambo, amahoro yawe naganze umutima we, ibyishimo byawe nibiganze umutima we, umunezero nuganze umutima we. Nusubize ku murongo ibyari byaratatanye, ibyari byarapfuye nibizuke mu izina rya Yesu Kristo. Ibyagaragara ko nta buryo witeka, imbaraga zawe nizitangire kurema ibintu uyu mwanya. Numureme mu mutima w'amashimwe kubw'icyo ukoze muri uyu mwanya. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kuko uri Imana ikora, ushoboye byose. Urakoze Mwami Yesu. Uyu mwanya imirimo yawe nikomeze gukoreka, uyu mwanya imirimo yawe nikomeze gukoreka. Ndahanurira ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima buzima, ubuzima bwuzuye umunezero, ubuzima bw'agakiza, ubuzima buhesheje izina ryawe icyubahiro, ubuzima bwuzuye ibyiringiro, ubuzima bwiza Mwami bigendanye n'ubushake bwawe nyaguhora ku ngoma. Urakoze kuko hari ibyo urimo gukora muri uyu mwanya, urakoze kubw'ijambo ryawe rizima, urakoze kuko hari icyo ukoze, urakoze kubw'uyu mwanya. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Dusenze dushima twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen, amen, amen.